Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, umugabo yishe umugore we utwite amukubise inyundo inshuro zigera kuri 3 aho yamuzizaga ko amuca inyuma. Urwego rw'ubugenzacyaha ishami rya Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba rwataye muri yombi Nsengiyumva Ezekiel ufite imyaka 35 ukekwaho kwicisha inyundo umugore we witwa Mukamazayo. Nyuma yo kubitwa inyundo mu mutwe, uyu Mukamazayo wari utwite inda nkuru yajyanywe kwa muganga kugira ngo barebe niba yatabarwa cyangwa uruhinja twite rugatabarwa, ariko birangira abombi baguye kwa muganga. Nsengiyumva Ezekiel yaramaranye imyaka 10 n'uyu mugore witwa Mukamazayo Donatille ufite imyaka 37 y'amavuko, ndetse abombi bakaba babanaga biteme n'amategeko. Bivuga ko amakimbirane y'aba bombi yatangiye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8 2025 ubwo uyu mugabo yamenyaga ko umugore we ngo amuca inyuma agasohokana n'umugabo w'umuturanyi witwa Rusaga Celestin. Abaturage bavuga ko Nsengiyumva yahozaga umugore we ku nkeke yitwaza ko buri wa gatandatu umugore Rusaga uyu akaba ari umuturanyi wabo yabaga yagiye mu isabato, naho Nsengiyumva nawe akaba yagiye mu kazi ko kwikorera imizigo, agakeka ko umugore we yasigaranaga n'umuturanyi we amuca inyuma. Abaturage baganira ikinyamakuru cya B+ TV dukesha iyi nkuru, abo B+ yasanze habereye ibi byago bavuga ko mu masaha ya saa 9 umugabo yari yagiye Mayange ahunga umugore we, aho atahiye saa 10:30 ageze mu rugo atongana n'umugore we afata inyundo ayimukubita mu mutwe inshuro zigera kuri 3. Abaturanyi ba Mukamazayo bavuga ko yari inyangamugayo ku buryo bahamya ko ataca inyuma umugabo we, ahubwo ko aya makimbirane aturuka ku ifuha rikabije uyu mugabo yari asanzwe afite. Kugeza ubu Nsengiyumva ukekwaho kwica umugore we acumbikiwe kuri sitasiyo ya Mayange kugira ngo ashyikirizwe RIB sitasiyo ya Nyamata, nawe wakubiswe inyundo we yitabye Imana agwe mu bitaro bya Kanombe. Ngaye ngoko akoze kubana natwe, kora subscribe niba rwambe igeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe imigano n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.